The 48 Laws of Power. Sinzi niba mbishyize mu kinyarwanda ntahindura umwimerere w'aya magambo, ariko na magambo avuga igitabo cyanditswe na Robert Greene gisobanura amategeko 48 ashingiye ku mbaraga cyangwa se ubuhangange, ubuyobozi n'imibanire y'abantu. Iki gitabo gikubiyemo ingamba zikoreshwa mu kubaka no gutegura ububasha kugera ku ntego no guhangana n'abandi mu buryo bwa strategy. Ni igitabo gifite intego yo gufasha abasomyi gukoresha uburyo bwo kugera ku mbaraga mu buryo butagoye kandi buganisha ku ntsinzi, cyane cyane mu bihe by'amarushanwa cyangwa impinduka zidasanzwe n'impinduramatwara mu myitwarire idasanzwe yo kwigwizaho imbaraga. Ni igitabo kandi cyifashishijwe n'ibikomerezwa birimo nka Fidel Castro na Michael Jackson. Iki gitabo ushobora kumva gisanzwe ariko ubwacyo ntigisanzwe kuko cyanditswe mu buryo buhuza neza na strategy ya politike muri rusange n'umugabo udasanzwe wagiye unandika ibitabo byinshi byakunzwe, ariko byagera kuri iki bikaba ibindi. Iki gitabo gifite umubyimba nk'uw'igitabo gitagatifu cya Bibiliya kirimo amategeko 48 agenga ubuhangange, ubushongore n'ubukaka by'amagambo agize iki gitabo bituma gisomwa cyane mu isi kuva mu mwaka wa 1998 kugeza uyu munsi wa none, aho kimaze kugurisha kopi zisaga 1,300,000. Aya mategeko 48 y'ubuhangange reka nanjye nyababwira mu minota mike cyane gusa, ubundi namwe nibiba ngombwa mu mahitamo yanyu musoza umwaka munatangira undi mufata ingamba zidasanzwe mushingiye kuri aya mategeko 48. Mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Itegeko rya mbere: ntuzigere usumba ukorera cyangwa umwereka ko muri hejuru. Buri gihe fata abo bakuruta nk'abanyabwenge, niba ngombwa wigira injiji. Iyo ushaka kubashimisha cyangwa kubereka ko ushoboye, uritwararika ngo utabatera ishyari cyangwa ubwoba. Jya uhora ugaragaza ko bakurusha ubwenge, bityo bizagufasha kugera ku rwego rwo hejuru rw'ububasha. Itegeko rya kabiri: ntuzizere inshuti cyane kandi umenye gukoresha abanzi numara kubatahura. Inshuti zishobora kugutenguha byihuse kuko akenshi zigira ishyari cyangwa zikamera nkaho zikurusha, ariko iyo ukoresheje umwanzi neza, igihe cyose abashaka kukwereka ko yahindutse, bityo abumwizerwa kurusha inshuti. Mu by'ukuri inshuti nizo ushobora gutinya kurusha abanzi. Niba udafite abanzi, shaka uburyo babona nonaha kandi mu buryo bwihuse. Itegeko rya gatatu: hisha ibyo ugamije gukora, ntukagaragaze ibyo uteganya gukora. Iyo abantu batazi imigambi yawe, ntibashobora kubyitegura. Bajyane kure mu nzira itariyo, ubayobye mu buryo bukwiye. Iyo bamenye ibyo wagambiriye, kubihindura bishobora kuborohera. Itegeko rya kane: jya uvuga amagambo make. Iyo ushaka kugira icyo ubwira abantu, amagambo menshi agutera kugaragara nk'udafite imbaraga kandi udashoboye. Niyo uvuga ibintu bisanzwe, bishobora kumvikana nk'ibigoye cyangwa nk'iby'ingirakamaro igihe ubivuze mu magambo make kandi adasobanutse neza. Abantu bafite imbaraga bakunda gukanga abandi no gutangarirwa kubera amagambo make bavuga. Itegeko rya gatanu: izina ryawe ni ingenzi cyane, ririnde kuko ririnze n'ubuzima bwawe. Izina ryo shingiro ry'ububasha, ryonyine rishobora gutera abantu ubwoba no gutsinda. Iyo izina ryawe ryangiritse, uba ufunguye imiryango y'ibitero. Niba izina ryawe ridashidikanywaho, niryo rigufasha kurinda ibitero byose. Nubwo bikenewe, ujye ushaka ko wakoresha izina ry'abanzi bawe maze ubareke basenyerwe n'ibitekerezo rusange. Itegeko rya gatandatu: jya ukurura amaso y'abantu uko bishoboka kose. Ibintu byose bipimwa hashingiye ku ishusho bigaragaza. Nta kintu kitagaragara gifite agaciro. Ntuzigere uba umuntu uhishwa cyangwa ukibagirana. Garagaza ubwiza, ubukaka n'ibitekerezo bikomeye. Tuma abantu bakwitaho cyane kurusha abandi bose bari aho, ariko bikore witonze batagukekeraho ubwiyemezi n'ubwibone. Itegeko rya karindwi: tuma abandi bakora akazi mu izina ryawe, ariko ari bo bakoresheje ingufu nyinshi, ariko sarura ibisingizo byabo mu izina ryawe. Ukoresheje ubwenge n'imbaraga z'abandi mu bikorwa byawe, ibi bizagufasha kugumana igihe n'ingufu zawe, kandi bizatuma bagutekerezaho nk'ufite ubushobozi buhebuje kandi buhambaye. Mu mpera, abo bagufashije bazibagirana, ariko wowe uzasigara uririmbwa. Itegeko rya munani: tuma abandi baza aho uri, si wowe ubasanga, ahubwo bagomba gutera iya mbere bakugana. Nibiba na ngombwa ukoresha ibishuko. Iyo uteye undi muntu kugira icyo akora, uba uri mu bintu byose. Ni byiza gukora ku buryo uwo muhanganya aza aho uri, akareka gahunda ze. Umutamike ibyo ashatse byose, hanyuma ubimukuremo ubutegetsi. Itegeko rya 9: tsinda binyuze mu bikorwa, si impaka. Intsinzi yari yose wumva wagezeho binyuze mu mpaka ni intsinzi y'igihe gito kandi itagira umumaro. Guhindura ibitekerezo by'abandi ntibihoraho, ahubwo birushaho gutera urwango no kwangwa kurenza urugero. Ni ingenzi cyane guca abandi ku ruhande mu buryo bw'ibikorwa aho gukoresha amagambo. Garagaza ibyo ushaka aho kubisobanura. Itegeko rya 10: ngo burya ni ukwandura kandi no kwikururira ibyago, kwegera abantu bahora bameze nk'abari mu byago. Irinde abadakenewe n'abababaye. Umunezero n'umubabaro, iri tegeko rivuga ko byandura nk'indwara. Ushobora kumva ko uri gufasha umuntu urembye, nyamara uri gukurura ibyago byawe bwite. Hari abikururira ibyago mu buzima bwabo, kandi nabo ngo bazabikugabiza. Ba hafi abantu bishimye kandi bafite amahirwe gusa mu buzima bwawe. Itegeko rya 11: burya ngo menya uburyo bwo guhora abantu bakwiringiye. Kugira ngo ukomeze kwigenga, ugomba guhora ukenewe kandi ushakishwa. Uko abantu bagenda bagutegaho byinshi, ni kugira umudendezo. Tuma abandi bagukenera ku buryo batabasha gutera imbere cyangwa kwishima batagufite, ariko kandi ntuzigere ubaha ubumenyi buhagije ngo bashobore kwigenza batagukeneye. Itegeko rya 12 mu mategeko ya 48 Laws of Power:
koresha ukuri no gutanga inema bimwe na bimwe ngo ucengeze abandi ubugwaneza bwawe. Ikintu kimwe cy'umunyangamugayo bw'ibanze cyangwa urukundo nyakuri gishobora gusibanganya ibinyoma byinshi wakoze mbere. Iyo ugerageje ubu buryo ushobora kwambura abandi imbaraga zabo buhoro buhoro, ukabona urwaho rwo kubakoresha ibyo ushaka. Urugero rwiza ni impano itunguranye, nk'umutako w'ubushuti ushobora guhinduka igikoresho cyawe. Itegeko rya 13: iyo usaba ubufasha ngereka abantu ko ari inyungu zabo kubikora aho kubagirira impuhwe cyangwa se kubereka ko ari impuhwe kubikora. Iyo ukeneye ubufasha bw'inshuti cyangwa umufatanyabikorwa ntugomba kumwibutsa ibyiza wamukoreye cyangwa uko wamugiriye neza mu bihe byashize. Aho kubikora jya umwereka inyungu zizava mu bufatanye cyangwa mu gikorwa cyawe, kandi ubishyire imbere cyane. Abantu bishimira kugufasha igihe babonye inyungu zabo ziteguye neza ku meza. Itegeko rya 14: igira inshuti n'abantu kandi bari ko babibona, ariko wowe ukore nk'umutasi muri bo. Kumenya ibyo uwo muhanganye ateganya ni ingenzi. Koresha abatasi cyangwa wowe ubwawe wigira umutasi muri bo. Mu biganiro byoroheje n'abakuzengurutse, menya uburyo bwo gutanga ibibazo byoroheje kugira ngo abantu bigaragaze, berekane intege zabo cyangwa imigambi yabo. Nta mwanya ukwiye gutakara, kuko buri kiganiro ni umwanya wo kubona amakuru y'ingirakamaro. Itegeko rya 15: senya umwanzi wawe burundu kandi ntagaruke kwidegembya imbere yawe. Abayobozi bakomeye bose kuva kera bazi ko umwanzi ateye ubwoba agomba gucibwa burundu. Iyo usize umwanzi akomeye, nubwo yaba ameze nk'udafite imbaraga, azasubira ku rugamba kandi azishakamo imbaraga zo kwihorera. Gusenya umwanzi wawe si ku mubiri gusa, ahubwo ni mu mutima no mu mwuka. Itegeko rya 16: koresha kubura kwawe kugira ngo wongere icyubahiro. Iyo ugaragara kenshi cyangwa ukumvikana cyane, ugabanya agaciro kawe. Uko urushaho guhura n'abantu cyane, niko ugaragara nk'aho uri umuntu usanzwe kandi ushidikanywaho. Iyo uri umwe mu itsinda, igihe gito cyo guceceka cyangwa guhagarika kuboneka bituma abandi bakuvuga cyane kandi bakagukumbura. Wiga igihe cyo kuva aho uri cyangwa se uburi hafi bya burundu kugira ngo agaciro kawe kazamuke. Itegeko rya 17: hozaho urujijo mu bakumenyereye n'abatakumenyereye. Zana uburyo butunguranye ku buryo igihe cyose baba biteze icyaguturukaho mu buryo bw'igitero. Abantu bakunda ibikorwa bishamaje kandi byoroshye kubivuga. Gusa iyo ugaragaje ibikorwa bitunguranye kandi bidateganyijwe, abandi bahora bagerageza kumenya ibyo ugamije bikabavuna. Imyitwarire idateganyije ikomeza guca abandi urujijo, kandi ibyo bishobora kubatera ubwoba cyangwa kubayobora aho ushaka. Itegeko rya 18: ntukubake ibihome ngo wikingire. Ukwigunga niko kwica. Isi yuzuyemo ibyago kandi abanzi baboneka hose. Gusa kwikingirana mu mwanya umwe no kwishyira kure y'abandi bikurinda umutekano muke gusa igihe gito, ariko bikakubuza amakuru akenewe kandi bikagutera kuba ikigaragara. Ahubwo jya uba hagati mu bandi, ushaka abafatanyabikorwa kandi uhore wiganje mu kivunge. Icyo nicyo kirinda umutekano wawe kurusha ibihome. Itegeko rya 19: menya gukorana nabo. Ntukagire utesha agaciro. Niba utabazi neza kandi wikorana nabo, abantu bafite imyitwarire itandukanye kandi ntibahora bafite ibyo utekereza. Hari abantu igihe cyose wabagerageje bazakora uko bashoboye bakwihorere. Hitamo neza abo uhanganye nabo kandi wige abashobora kwakira gahunda zawe neza. Ntuzigere ubangamira cyangwa ubeshya umuntu ukomeye. Itegeko rya 20: ntukijandike mu ruhande urwo ari rwo rwose. Abaswa nibo biruka gufata uruhande runaka cyangwa igitekerezo runaka. Hagarara ku gitekerezo cyawe bwite, wiga uburyo bwo kwigenga. Iyo wigenga uba ufite imbaraga zo kugenzura abandi kandi utuma bagutegera barwanira kugushaka. Itegeko rya 21: ihindura igitambo kibi kiraro cyo kugera aho ushaka. Ubusa nkaho uri muto mu bitekerezo kurusha buhanganye nabo. Abantu bakunda kumva ko baruta abandi mu bwenge. Iyo baretse bakumva ko bateye imbere kukurusha, ntibazigira bakeka ko ushobora kugira izindi gahunda zihishe. Shaka kubereka ko bakurusha ubwenge maze ubitware mu nzira wifuza. Itegeko rya 22: koresha uburyo bwo gucika intege mu buryo bw'ubwenge. Hindura intege nke zizakugeza ku mbaraga. Iyo uri muto mu mbaraga, ntukajye mu rugamba ngo uhagararire icyubahiro gusa, ahubwo hitamo kwicisha bugufi no gusubira inyuma. Kwicisha bugufi bitanga umwanya wo kongera imbaraga, ushaka uburyo bwo kubabaza uwagutsinze no gutegereza igihe azahinduka intege nke. Ntumuhe ibyishimo byo kukurwanya ngo akurwanye, ahubwo wicishe bugufi bwa mbere. Itegeko rya 23 muri 48 Laws of Power mu gitabo cyanditswe na Robert Greene mu mwaka wa 1998 yaragize ati: ibande ku mbaraga zawe z'ingenzi. Bika imbaraga zawe n'ingufu, uzishyire ku cyuzi neza kurusha abandi. Ni byiza kuguma kuri gahunda imwe ifite inyungu nyinshi kuruta gutembera ku zindi zidafite icyo zitanga. Ushobora gutsinda byinshi ukoresheje imbaraga zihariye aho kuzikwirakwiza mu bintu byinshi bitandukanye. Itegeko rya 24: ba umugenga mwiza, wubahe kandi wige gucinya inkoro. Umugenga w'indashyikirwa agira ubuhanga bwo kuyobora mu bwitonzi no mu nzira itaziguye. Azi gushimagiza kunyurwa n'abamukuriye kandi agatera abandi imbaraga mu buryo butomoye kandi bufite ubwiza. Wiga amategeko y'ubugenga maze nta ntera utazageraho mu bukungu no mu bubasha. Itegeko rya 25: hindura uko abandi bakubona. Ntukemere gusa inshingano sosiyete igushyiraho. Reba uko wihindura, wihesha agaciro kadasanzwe kandi ugahora uteye amatsiko abantu.
umuyobozi w'isura yawe aho gutegereza ko abandi bayigushyiraho. Shyira uburyo bwerekana iby'agatangaza mu bikorwa byawe, maze ububasha bwawe burusheho kwiyongera. Itegeko rya 26: gira isura isukuye muri byose. Ugomba kugaragara nk'umuntu w'intangarugero mu bwitonzi no mu mikorere. Ntukigere ufatwa nk'ukora amakosa cyangwa ibikorwa bibi. Amakosa yawe abazwa abandi mu buryo batamenye kugira ngo ugumane isura isukuye n'icyubahiro cyawe kigume hejuru. Itegeko rya 27: ngo koresha ubushake bw'abantu bwo kugira icyo bemera. Abantu bakunda kugira icyo bemera no kugira impamvu zo kubaho. B'igicumbi cy'icyo bashaka bemera. Ubatera umurava n'ubushake. Jya uvuga ibintu bitaziguye ariko birimo isezerano rikomeye cyane. Burya ngo uzabaho imihango cyangwa ibikorwa byihariye bibahuza nawe, maze ubabere umuyobozi. Itegeko rya 28: burya ngo jya wihutira gukora ibikorwa byose ufite icyizere. Iyo udafite icyizere ku cyo ushaka gukora, ntukigerageze. Icyizere gike n'ubwoba bigira ingaruka mbi mu bikorwa byawe. Niba ugiye gukora ikosa, jya ubikora n'ubwiyemezi, kuko imbaraga zigukiza ikosa ririmo ubudahangarwa. Abantu bose baharanira igitinyiro ntibashaka intege nke. Itegeko rya 29: teganya byose kugeza ku iherezo. Gahunda niyo byose. Burya ngo uzateganya uko ibintu bizagenda kugeza ku musozo, utekereza ingaruka zishoboka, imbogamizi ndetse n'ibibazo ushobora guhura nabyo. Iyo uteganya imbere, uba ufite ubushobozi bwo gutegura ibihe biri imbere kandi ukamenya igihe cyo guhagarara. Itegeko rya 30: burya ngo uzigaragaze nk'umuntu ugera ku byo ashaka kandi nta mbaraga nyinshi akoresheje. Ibikorwa byawe bigomba gusa nkaho byoroheje kandi byakozwe mu buryo busanzwe. Ntukagaragaze intambara cyangwa ingufu wakoresheje ngo ubigereho. Ibyo bizatuma abantu bakubonamo umuhanga mwiza kurusha uwihingamo imbaraga nyinshi. Itegeko rya 31: genzura amahitamo y'abandi. Tanga amahitamo, ariko ayo mahitamo yose agomba kuba akurikiza inyungu zawe. Niyo bahitamo uko bashaka, bikwiye kuba bihuza n'inyungu zawe. Uwo muyobozi w'amakarita bakina, maze uzahurire hejuru y'urugamba. Itegeko rya 32: ngo koresha inzozi z'abantu. Ukuri kenshi kwirindwa kuko guca intege kandi kutaryoshye. Ntugahingukire ukuri keretse witeguye uburakari buva ku gusobanukirwa ko kuri guteye ubwoba. Abantu bakunze abakora ibikomeye by'ubuhanga byo guhanga inzozi, bakaba nk'amasoko y'amazi mu butayu. Ukwiriye kuba uwo abantu bakurikirana kubera impano yo guhindura imibereho yabo ikarushaho kuba myiza mu buryo bwisumbuyeho. Itegeko rya 33 riragira riti: burya uzashaka intege nke z'abantu. Buri muntu wese agira intege nke, yaba ari ubwoba, umutekano muke mu ntekerezo cyangwa ibyifuzo byihariye. Iyo usanze hakomeretsa, uhakoresha mu buryo bukungura. Shakisha intege nke z'abandi kandi uzikoreshe kugira ngo ubyungukiremo. Itegeko rya 34: ba nk'umwami mu myitwarire. Uko witwara bigira uruhare rukomeye ku cyubahiro uhabwa. Iyo ugaragaza imyitwarire yo hasi, bituma abantu bakubaha gake. Umuntu w'icyubahiro ugaragaza icyizere n'imyifatire y'ubwami, maze ibyo bigutera umwanya w'icyubahiro imbere y'abandi. Itegeko rya 35: burya ngo uzamenye neza ubuhanga bw'igihe cyose ufite. Ntukagire igihutiraho. Guhutiraho bigaragaza ko udafite ubushobozi bwo kugenzura ibyo uri gukora. Bo muntu utekereza neza, urebe ibihe bikwiriye, maze ukoreshe neza umwanya uboneye kugira ngo ugere ku ntego zawe. Itegeko rya 36: burya ngo uzagerageze gusuzugura ibyo udashobora kugira. Ntukibe ibyo udafitiye ubushobozi cyangwa icyifuzo kidashoboka, kuko biguha imbaraga zo kubihamya. Burya ngo hari ibintu biba byiza guheza, ntubigarukeho, bigahita bishira, ntibigutesha umutwe. Itegeko rya 37: burya ngo uzashyire mu bikorwa ibigaragara kandi bihambaye. Zimwe mu mbaraga zikomeye z'ubuyobozi ni ibikorwa bidasanzwe bifite ishusho ikurura abandi. Shyiraho ibintu bifatika bihagararira ubuhangange bwawe, maze ugire ububasha budasubirwaho imbere y'abandi. Dukomeje tugeze ku itegeko rya 38 mu mategeko ya The 48 Laws of Power mu gitabo cyanditswe na Robert Greene. Mu itegeko rya 38 yaragize ati: tekereza mu bwigenge ariko witware nk'abandi. Ukwerekana ibitekerezo bidasanzwe no kubyerekana mu ruhame bishobora gutuma abantu bagufata nabi. Jya ureka abantu bake bagukunda, bazamenye ubwihariko bwawe, naho abandi ubona uko byitwaramo mu buryo bihuye n'ibyo bifuza. Itegeko rya 39: hagarika cyangwa ureka amahane kugira ngo ufashe. Amarangamutima n'umujinya ntibikwiriye mu buryo bwo kugenzura ibintu, ariko ushobora gukoresha amarangamutima y'abandi kugira ngo batsinde. Reka abandi bagire uburakari, ariko ugume mu mahoro kandi ubashe kubatsinda mu buryo bw'umwuka. Itegeko rya 40: jya wanga ibyo baguhaye ku buntu. Icyo uhabwa ku buntu kenshi kiba gifite ikinyuranyo kitagaragara cyangwa umutwaro uhishe inyuma yacyo. Ibifite agaciro bikwiye kwishyurwa. Kwishyurira ibyo ukora byose biguha ubwigenge, bigakuraho umuzigo wo gushimira cyangwa guhora mu bwiru. Itegeko rya 41: irinde kwigana ingendo z'umuntu ukomeye. Uwa mbere kenshi aba yarakoze ibidashobora gusubirwamo na buri wese. Niba ushaka gusimbura umuntu ukomeye cyangwa ufite ababyeyi bazwi cyane, utegetswe gukora ibirenze ibyabo kugira ngo ubarenge. Shaka inzira yihariye, ureke gukomeza kuba mu gicucu cyabo kandi ushimangire izina ryawe bwite kurenza gukoresha iryabo. Itegeko rya 42: sukura umutwe w'ingorane kugira ngo ibisigaye bigende neza.
kenshi ibibazo by'ubuyobozi biba biterwa n'umuntu umwe ufite imbaraga mbi. Ntukemere ko uwo muntu yongera gutera akajagari, umuha akato cyangwa umurandure burundu kugira ngo ubungabunge amahoro n'imikorere myiza yawe. Itegeko rya 43 burya ngo uzakore ku mitima n'intekerezo z'abandi. Guhatira abantu gukora icyo ushaka bitera umwuka mubi uzakurwanya. Shaka inzira yo kubahoza ku mutima, ube nk'umufasha wabo kugira ngo ubone uko bakurura mu cyerekezo cyawe. Itegeko rya 44 ryo rirahambaye, burya ngo uzahumurize abanzi bawe, ukore nk'abo kugira ngo basenye. Ibyo ukora bimeze nk'indorerwamo y'ibikorwa byabo bikora ku marangamutima yabo. Ntibazamenya icyo uteganya kandi bazisanga bakosheje bitewe n'imyitwarire yawe iberekana uko banganya intege nke. Itegeko rya 45 uzajye wigisha impinduka. Burya ngo ujya wigisha impinduka ariko ntuzikore nyinshi icyarimwe. Abantu bakunda umuco wabo wa kera n'imyitwarire isanzwe. Ugomba kubaha ukajijisha nkaho ushaka kongerera ingufu ibyari bisanzwe aho guhindura ibintu byose icyarimwe. Itegeko rya 46 burya ngo ntuzigere ugaragara nk'utagira inenge. Ubuhangange budafite amakosa bushobora gutera ishyari no gutera abanzi batagaragara. Garagaza inenge zidafite ingaruka zikomeye kugira ngo wumvikane nk'umuntu usanzwe kandi usangwaho na benshi. Itegeko rya 47 burya ngo uzamenye igihe cyo guhagarara. Mu gihe utsinze, ibyishimo cyangwa kwiyemera bishobora gutuma ukora byinshi bikarenga urugero. Menya igihe cyo guhagarika ibikorwa byawe mu gihe cy'intsinzi yawe. Itegeko rya 48 ari naryo rya nyuma burya ngo uzaba umuntu utagira ishusho ihamye. Burya ngo kugira gahunda ifatika bigutera intege zo gukoma mu nkokora. Jya uhora ufite ubushobozi bwo guhindura gahunda, wihishe kandi witeguye byose nk'amazi adafite umupaka. Ngaho uko ibya Robert Greene mu gitabo cye yise The 48 Laws of Power. Ngende mugira bangati nk'ibisanzwe aha ni kuri The Bros Entertainment. Gukora subscribe no gusakaza imiboro hirya no hino biratuma dukomeza gushaka inkuru zidasanzwe kandi zagira ibyo zihindura mu buzima bwa benshi. Ndabashimiye mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.